nta kazi gaciriritse kabaho. Icya mbere menya ko mu gihe utarabona akazi k'ibyo wize haguruka ugende ushakashake nimba ari nako ubuseriveri uba ugakora. Abasore namwe mugabanye ibintu byo kwirirwa muryamye. Izo mbaraga mufite n'iziki? Nkubwiza ukuri uri injiji. Uraryamye ukeneye gutembera n'abasore bagenzi bawe kandi ibyo byose ni amafaranga. Uzabikura hehe? Hello my beautiful people, nizere ko umeze neza. Nanjye meze neza, ndashima Imana. N'abatameze neza mwese tubasabira kuri Nyagasani ngo mumere neza. Ndabasuhuje rero mwese mbahaye ikaze kuri Miss Fan Show. Ikaze abantu mwese mudahwema kunkurikirana, abantu mwese mudahwema kumbwira ko munkunda. Mwese mbahaye ikaze. Abantu muri mu bice bitandukanye by'igihugu n'abari muri diaspora mwese mbahaye ikaze, muri abantu b'agaciro cyane. Twongeye twagarutse rero, tugarutse ngo dufatanye kubaka societe yacu, twongeye twagarutse ngo dufatanye kwiyubaka. Twongeye twagarutse mu biganiro byatwubaka mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura nabwo. Uyu munsi rero tugiye kuganira nk'urubyiruko. Nimvuga urubyiruko mwiyumvemo abasore n'inkumi, ntago ndi bujye ku ruhande rw'aba ngaba. Nimvuga urubyiruko mwese mugire gute mwiyumvemo, ariko abantu mwabaye macho nibo nshaka ko muza tukagira gute tukaganira. Hari ukuntu urubyiruko muri iyi minsi nk'umukobwa arangiza nko kwiga, akarangiza segonderi, yarangiza akicara akaryama mu rugo, vakansi akayirangiza ukwezi kwa mbere ukwa kabiri, ntabe yatekereza ngo ese uwahaguruka nkaba mpigahiga n'utuntu tw'uturaka cyangwa se tw'utuzi dutandukanye nubwo twaduciriritse, ariko kugira ngo mbe ndyamye nicare. Noneho ugasanga hari mugenzi we yenda we winyakuye, arahigahiga hirya hino, ageze amahirwe abayabonye akazi kadahwanye n'ibyo yize, agiye kugakora. Yenda dufata urugero, bamurangiye akamasuka, aravuga ati kugira ngo nicare reka ngenda kuko amasuku mbe ngakora. Wa undi rero yamubona ati tinigute ukora ibi bintu biciriritse gutya. Nshuti yanjye, nta kazi gaciriritse kabaho. Icya mbere menya ko uri kubivuga uraho ngaho uri umushomeri udafite icyerekezo. Nta cyerekezo ufite, ariko wowe ubonye mugenzi wawe wabashije we guhaguruka ngo ajye gushakisha, ubonye ari gukora akazi, ngo ako kazi uri gukora ngo karaciritse, ngo si ubwo ngo kajyanye n'ibyo wize. Ibaze kweri, uriho urabaza umuntu ngo kajyanye n'ibyo wize, ubundi se wowe uri kumubaza ngo kajyanye n'ibyo wize, ubundi wowe ibyo wize ubwo bifitiye akazi? Mwige guhaguruka mushakishe. Mu gihe utarabona akazi k'ibyo wize haguruka ugende ushakashake nimba ari nako ubuseriveri uba ugakora. Urabizi neza ukeneye kwiyitaho, kuko ku myaka ugezeho ntago bezuwe zose ari ababyeyi bawe bazajya bagira gute baziguhereza. Ntago baba bararushye bavunika bakurihirira ngo nurangiza ngo bagomeze bagure, bakugurire pudere, bakugurire kotegisi, bakugurire amakariso, bakugurire ibiki. Haguruka uba ushakisha mu gihe ibyo wize utarabibonera akazi. Ariko usanze mugenzi wawe ari yenda gukora akubuseriveri cyangwa se ari gukora housekeeper ahantu, ngo Mana yanjye ngo ushango runa, ngo se koko ngo ibi bintu ngo ko biba biciriritse koko ngo Mana yanjye, ngo use ngo akazi ngo waje gukora ngo we ngo sha ngo ngenga ibi bintu ngo ntago nabikora. Urinjije. Nkubwiza ukuri urinjije. Ukeneye kwiyitaho, ukeneye gusa neza, ukeneye kwambara neza, ariko urareba mugenzi wawe uri gukora ibyo ngibyo ukumva ko ari injiji. Uzabikura he rero? Abasore namwe mugabanye ibintu byo kwirirwa muryamye. Izo mbaraga mufite n'iziki? Uraryamye ukeneye bando, uraryamye ukeneye gutembera n'abasore bagenzi bawe, kandi ibyo byose ni amafaranga. Uzabikura hehe? Uzabikura uzajya ubona umutipe mugenzi wawe yihirinze, yiguriye agakeci, nurangiza ugire gute, nurangiza ubabara ugire gute ngo ibyo wize ntabwo uri kubibonera akazi. Bangahe batunzwe n'ibyo bize? Bangahe kano kanya bakora utuzi tubahemba kandi bitajyanye n'ibyo bize? Ugasanga umuntu yize ubuganga ariko abonye ubwarimu arabwanze, ngo ntago ngo ari byo. Uri gutekereza neza? Muhaguruke mushakashake. N'ubu ufite n'imbaraga kandi nicyo kiyede wakijyamo.
nimugoroba ugakaraba nta wamenya ko wakigiyemo, ariko ayo mafaranga ukayinjiza ukabasha kubona za bezuwe ukeneye. Ntabwo ibintu byose bizagira gute, ntabwo ibintu byose bizava ku babyeyi banyu, mwabaye macuwa mukure. Sasa rero aho ngaho niho bihera, ugasanga abakobwa bagenzi banjye rwose inshuti zanjye mumbara hatagira untera ibuye, ariko niho bihera ugasanga sasa mwiza imitwe yo kwirirwa mukura ibyinyo abagabo bandi bubatse, mubuza amahoro abagore b'abandi. Kubera iki? Ibyo bintu byo kwishyiramo ngo ngiye ngo karakazi sinagakora, ubwo ni ubunebwe. Ubwo ni ubunebwe. Uzanga kugakora kandi ukeneye kwiyitaho, uzanga kugakora kandi ukeneye kwambara style, izo style zizaturuka heheze. Niho hahandi utangiye kuzajya wirirwa ukura abagabo b'abandi byinyo, n'abasore batangiye kwishakashaka, rangiza wirirwa ari ako kazi wibereyemo, ayubakura se shawe yakoresha iki? Nawe kugenda ugatereshaho inzara wajyana za sakabaka. Amafaranga y'ubuntu agenda nk'ay'ubuntu. Mujye muba macuwa. Hari umushuti wanjye wigize kunsanga ahantu nakoraga, ndanamwibutse kwanza. Ansanga ahantu nakoraga, ariko sindi bubabwira ikintu nakoraga aho hantu, arangije araza. Ntabwo yari azi akazi nkora, ntabwo twavuganaga ibintu byinshi, ari umushuti uri aho ngaho. Araza ambwira ngo mana yanjye ngo Fani, ngo ego ni wowe? Ni njyewe. Ngo ndise we ngo ukora aha ngaha? Nti. Ngo ukora ibi ngibi? Nti. Ngo mana we ngo ngiye ngo ikangubwire. Ngo ntago ngo n'ukuntu uri mwiza ngo ntago ukure gukora ibi bintu. Ndavuga nti nshinguke imbere. Niko namubwiye. Ko numvishira nteye iseseme. Ubwo bwiza se nabujomba mifoke nkaburya. Ubwo bwiza se nabubwira ngo wabwiza we nsiga bukansiga. Ubwo bwiza nabubwira nti nkeneye style bukazimpa. Ubwo nambwe nshinguke imbere kuko numvishira nta kindi kintu namusubiza. Mujye muba macuwa, mujye mukura. Ntago ubwiza se ubwiza, ntago ubwiza bwicajwe hariya, ntago bugaragara. Ubwiza bwongerwaho n'ibindi bintu, sibyo? Ubwiza se ubundi, ubwiza mushaka kuvuga n'ubu, ubwiza butagira amafaranga se shaho, nta kintu bumaze. Nta kintu bumaze kandi ubwo n'ubunajye wabukomeye. Haguruka ushakishe, haguruka wige guhiga ubuzima bwawe utagendeye ku babyeyi. Kabone n'ubwo ababyeyi baba batunze ibya mirenge ku ntenyo, nshuti yanjye ibyo byose birashira. Isi yo yikaraze ikwikaregiraho. Haguruka wige gushakisha. Wikwicara ngo nuko ngo iwacu ngo nta kibazo ngo dufite ngo papa afite amafaranga. Nayasona nyuko ntago ari ayawe. We wahagurutse ukiga guhiga yawe. Haguruka wige guhiga yawe. Ngo reka ngo ngese ngo reka ngo mani ngo nubwo akazi ngo nazakabona ngo nyuma y'imyaka 2. Ibaza ariko uracyatekereza gutyo, uraciriritse. Uraciriritse. Nimba ugitekereza gutyo uraciriritse. Kubi wanyubakize ntago bivuze ngo ugende wiryamire. Noneho hari n'abasore rero babanebwe, namwe mbagarukeho. Babanebwe mwanga gukora kandi murabizi neza yuko mwanze gukora kandi hari ibyo mukennye mudafite. Abenshi mukanishora no mu bupfubuzi, sintinya kubivuga. Abenshi mujya mwishora mu bupfubuzi mwabahungu mwe. Ngaho ibaze kuntu uba wangiritse ahantu hose, wangiritse mu bitekerezo, wangiritse n'umubiri wawe urawangije. Izo mbaraga se uba ufite n'iziki? Muhaguruke. Akazi kose nta kazi, kandi akazi kabi kaguhesha keza. Ushobora kugenda ugiye gukora yenda icyo gikirina n'urugero, icyo gikirina ukagisangaho umuntu ugomba kuguhuza n'akazi kawe. Ibyo nabyo mwari mubizi. Ushobora kugenda ugiye gukora housekeeper muri ntuza runaka n'urugero, ukagenda ukahurira n'umukire, mukire akakwishimira, mwaganira ugahita akakubaza ariko biteye iki boss gutya na gutya narangije kwiga ariko sindabona akajobo gafatika. Umukiri icyo gihe gutekerezaho. Ushobora gusanga ari uguhaye na kakazi wifuzaga. Kubera iki mwicupiza mu bitekerezo? Kubera iki mwicara mukumva yuko ngo nimba ngo nararangije ngo ibyo ngo nize ngo nkaba ntarabibonera akazi ngo nzicara, ngo uzicara suzicara amaherezo azaba yaye. Muhaguruke mwige guhiga ubuzima, muhaguruke mu ruhura ababyeyi banyu, mwibuke za minerivare babatakajeho.
mwibuke za visite za ngendo bakoraga baje kubasura. Biriya byose byari kugira ngo nimumara kurangiza ayo mashuri muzagire gute, namwe muzabone yuko bababyeyi rwa rukundo rwa bababyeyi cyangwa se za mvune z'aba babyeyi namwe muzaziha agaciro, muzibiture. Uzazimwitura se uri mu gitanda uryamye wirirwamo umunsi ukakwiriraho? Uzazimwitura gute? N'udufaranga dukeya uratubona tukabutwa kujya gukoresha amantuza imisatsi n'inzara zimwe twiteresha ukagira ngo ni iz'ibikona. Muhaguruke tangira utere ishema ababyeyi bawe nyamuna, tangira utere ishema ababyeyi bawe. Iyo ari kukubona wataye umutwe uri guhigahiga akazi biramushimisha. Icya mbere ahita abona ko wakuze, icya kabiri atavuga ati ntewe ishema n'umwana wanjye, mfite umwana w'igitangaza. Muhaguruke rwose, muhaguruke, mwiryama ngo mutegereje yuko ngo muzadepoza. Ngo ubu se bangahe badepoje ibipapuro badepoje byaboreye aho babidepoje? Muhaguruke mushake icyo gukora, muhaguruke mushake imirimo. Amafaranga make yazana menshi, kandi nta n'uwagusuzugura ufite n'utwo dukeya. Nta wagusuzugura n'utwo dukeya udufite. Ikindi mujye mwiga no gusevinga rubyiruko. Oho, apana kuyabona ngo yose uhita uyamarira muri twa tuntu twose. Iga gusevinga, iga gusevinga. Ikindi hari utugeso ntakunda. Uyu munsi wabonye 10 ariko mu gitondo nta wakubaza ngo bimeze gute. N'ubu ufite ideni ntumwishyuye, ahubwo waraye mu kabari. Ibyo nabyo mubikosore. Murakoze.